bizasoza usigaye hahandi ntabwo uzigera ugira aho ujya, uzasoza uri hariya. Rero nkajya inama ngo reka duharanire kugira umunezero muri twebwe, duharanire kugira amahoro muri twebwe, duharanire kugira ibyishimo muri twe. Nababwiye ngo twese aho tuva tukagera ntabwo ari abashakanye gusa bo naje kuganira nabo, nta nubwo njyewe uyu munsi navuze nganire n'abantu muri rusange. Waba uri umukobwa ufite ibikubabaje, ufite mugenzi wawe akubabaje, cyangwa ufite umuvandimwe wakubabaje, cyangwa ufite ariko reka ngusabe ngo shakisha ukuntu wagira intsinzi iturutse mu munezero, biharanire kandi uzabigeraho. Rero reka nkubwire ngo umunezero ujye kuri jye nasanze ari umuti ukomeye w'ibibazo byinshi bikomeye. Umunezero nasanze ari ingabo ikingira umutima w'umuntu ukagira amahoro asesuye. Umunezero ni intsinzi mu bintu byinshi cyane byo tunyuramo, kuko turababaye pe, tubabaye se, yenda wowe niba nta byakubabaje simbizi, ariko jyewe mfite ibyambabaje. Turabashuje nanone mwebwe bakunzi ba Team TV. Yesu ashimwe, Kristo Yesu akuzwe. Muraho makuru y'iminsi myinshi. Ndizera ko muri hose bimeze neza kubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo. Hano natwe i Kigali tumeze neza, turashima Imana. Urabona ko uyu munsi nuzuye ibitwenge, ntabwo zo byavuye, ariko nduva nuzuye umunezero. Afite umunezero ntazi impamvu yawo, ariko ndumva hari impamvu. Burya rero nubona wishimye, nubona unezerewe, nta kindi uretse gushima Imana. Kunezerwa ntabwo bivuze ngo nta kibazo ufite, ariko gusa kubera ubuntu bw'Imana kikanga wanezerewe gusa. Rero nanjye uyu munsi ndanezerewe, nejejwe no kongera kubana namwe. Imana ni nziza ibihe byose. Rero reka tutarajya kure tubanze dushima Imana iba yaturinze, iduha umunezero, iduha amahoro, iduha umutekano, niyo gushima ibihe byose. Reka tuyishime rero. Data mu izina rya Yesu Kristo turakubashye cyane, ducishijwe bugufi cyane, tuguhaye icyubahiro kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe. Turagushimye kuri Imana yacu, uri Imana idukunda, uri Imana yaturemye mu ishusho yawe, uri Imana itwitaho uko bwije uko bukeye, uri Imana nyamana uko wari uri ejo n'ubu n'iteka ryose niko uzahora. Uhabwa icyubahiro. Tugushimiye ubuntu bwawe Mana, tugushimiye urukundo rwawe kuri twe, tugushimiye uburinzi bwawe Mana, tugushimiye amahoro utanga yayandi adakurikirwa n'ikibi icyo ari cyo cyose. Tuguhaye icyubahiro rero Mwami ko ari wowe waturinze, watugarutse hano turi amahoro, abatuganira n'abari amahoro, bakurikiye ikiganiro ari amahoro. Mwami twese turi amahoro, nta ikindi nta zindi mbaraga tuba twashyizemo kugira tuba amahoro, ariko ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bitarondoreka kuri twe n'uburinzi bwawe nibyo bitumye turiho kandi turi amahoro. Uhabwa icyubahiro rero Mwami w'abami. Uyu n'undi munsi waturemeye kugira tunezererwemo, n'undi munsi waturemeye kugira tugire icyo tuvugira imbere y'amaso n'imbere y'abana b'abantu. Rero turaguhamagaye ko n'ubundi ari wowe mukuru, ari wowe twiringira, ari wowe byose byacu, ari wowe bwenge bwacu, ari wowe uduha ubwenge, ari wowe uduha imbaraga, ari wowe udushoboza. Turakuraritse kugira ngo ubane natwe, ntihagire icyacu tuvuga, simbumbura akanwa mvuga ibyanjye, uganze muri jye, unyobora uko wabigambiriye kuva kera ntarabona urusoro murebe umubyeyi wanjye. Message yo wagambiriye umunsi aba ari isohora nk'uko wayigambiriye. Rero nyaguhora ku ngoma, ndakwinjiza ntafite ubugarukiro kugira ngo bisohoreze kwihesha icyubahiro kuko ariko wabigennye, kandi ntacyo ugena nta mugambi wawe ujya uburizwamo. Ushimwe kandi ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yes, bakunzi ba Team TV rero ngiye kunezezwa no kuboneka hano uyu munsi. Umunsi udasanzwe, ni umunsi numva nezerewe cyane. Uyu munsi rero navuze ngo uyu munsi nze tuganire ku kintu cyo bita umunezero.
umunezero umaze iki mu buzima, umunezero ukomoka ku ki, umunezero utangwa nande, ibyishimo umunezero bituruka ku ki. Njye rero naricaye nsanga muri iyi si dufite ibintu byinshi cyane bitubabaza, dufite ibintu byinshi bitubabaza, byinshi bituzengurutse. Amagambo twumva aratubabaza, umuvandimwe arakubabaza, inshuti yawe irakubabaza, umuturanyi akakubabaza, aho mukorera mu kazi akakubabaza. Dufite ibintu byinshi cyane bituzengurutse bituma tubabara, ariko uyu munsi navuze ngo tuganire ku munezero. Byanga bikunda uko dufite ibitubabaza niko dufite n'ibitunezeza. Dufite ibitunezeza, ndabeshya. Hari amagambo nanone nk'uko twumva bababaza, ni nako tujya tugira amatwi yumva amagambo adushimisha. Hari ubwo ubwirwa n'inshuti yawe ijambo rigushimishije, hari ubwo ubwirwa n'umuturanyi ijambo rigushimishije, hari ubwo ubwirwa n'umuvandimwe wawe, inshuti yawe. Muri make nasanze ko byose birashoboka. Uyu munsi rero ndagira tuganire ku munezero. Umunezero ubundi ni iki, cyangwa ibyishimo? Ibyishimo ni iki? Biterwa n'iki? Biterwa nande? Bikomoka ku ki? Ese hari impamvu yo kunezerwa? Ese hari impamvu yo kumva ko kwishima cyangwa kunezerwa nkanabigaragaza? Hari impamvu yabyo? Hari icyo bimaze? Nguko ukoje uyu munsi ngira ngo tuganire ku munezero cyangwa ku byishimo. Rero jye nasanze umunezero ari ikintu cyiza cyane kandi cy'ingenzi mu buzima. Umunezero nasanze ari ikintu cyiza cyane kandi ari ikintu cy'ingenzi mu buzima. Umunezero nasanze ari ingabo igukingira ibintu byinshi byakababaje umutima wawe. Umunezero nasanze ari umuti w'ibintu byinshi byakabaye bitsikamira umutima wawe ukavaho ukagira depression. Umunezero iyo washoboye kunezerwa, wagize ikigukubita, wanze ukumva hahagurutse ibyishimo muri wowe, hahagurutse umunezero muri wowe from nowhere, ukumva gusa bikujemo, ukumva gusa uranezerewe, ukumva buryo uba wanesheje cyangwa uba wanatsinze. Reka mbabwire, hari ubwo ushobora kuba ufite umwenda w'umuntu ukakurya, ukakubabaza, ukavuga hahandi aho wari witeguye gukura amafaranga yo kumwishyura ntuyabone, ukabona ko ni disappointment. Uramukoshonye, uramuhemukiye, uramutetereje, wagomba kumwishyura, ni koko mwumvikanye, nako no bibaye ngombwa urayabuze. Kuko ufite wa mutima w'ubumuntu, urababara wumva utsikamira, wumva umutima uremererewe, wumva ubuze amahoro kubera ko hari icyo wagambiriye nk'umugore cyangwa nk'umugabo wumva wagomba kuba wubahiriza, none kirakunaniye, uzababara. Ariko se ko mbabaye, aho nategemeye agacana yakekaga, narinzi ko ari hari buve yabuze, hanyuma mbabaza umutima wanjye, byo ndibuze kuyabona he ngo nuko nababaje umutima wanjye? Ahubwo jye nkumva umunezero wambera umuti, umunezero ukambera umuti, nkanezezwa nuko byonyine uwo muntu yangiriye icyizere akayama, nkanezezwa nuko byonyine nubwo ntarayasingira ako mfite uwo mutima wuzuye ubumuntu, numva ko naba mpemutse ndamutse ntamusubije amafaranga yampaye byonyine. Kuko ntabwo tuyobewe uha amafaranga yakagenda agiye, atari uko yayabuze, atari uko ukabona arakomeje, ubuzima burakomeje, ariko wowe nta guhereza amafaranga yawe. Wanamazi ukabona ntibimureba rwose, akaba yaguseka atari ko ati ibyo byihoreye, ati katubaze dukora ibi niba, ukabona ko nyine ntibimushishikaje, ntarajwe shinge no kukwishyura. Nkumva wowe ufite umutima w'ubumuntu warajwe shinge nuko utarishyura wa muntu, umva byonyine icyo cyakazamuye ibyishimo byawe, ukavuga uti ariko byanga bikunda, mfite umutima w'ubumana, mfite umutima wuzuye ubumuntu. Kuba byonyine nanabitekereza cyonyine kikagutera umunezero, bikaza gutuma ukunezerwa ni kurushaho gutekereza neza. Njye nabonye umuntu ababaye, uheranwa n'agahinda, ukababara, ukibira muri ako gahinda,
ukajyamo ukicaramo ugatuza mbese kagahinda kakakugota kakagufata ubwenge kakagufata amatwi kakagufata ururimi kakakugoba ukabaho gusa ukumva wuzuye agahinda uhagira ngo ugiye no kuvuga ukumva amarira gusa arakuzenga amaso ukumva ukeneye gusa kwihisha ukeneye kuryama ukeneye gukuraho telefoni wa muntu atazaguhamagara kwishyuza amafaranga akayabura byibuze azambure kuri telefoni byibuze nibura azavuga ati naramubuze sinzi niba ariko iyo ugize umunezero muri wowe ubutsinzi kubera iki ubugize uwo mutima wibuka ngo naho naba ntarayabona ariko ejo nzayabona noneho kubera wa munezero cya kintu kikakorosokaho cyakabaye kigutsindagira ukabura ubwenge cyitwa agahinda icyo gihe cyo ukora noneho rero ugatekereza ariko buriya uwahamagara Jore ntabwo yantiza amafaranga 100 nagomba kwishyura Jeni hanyuma nkayamwishyura reka mpamagare Jore ugafata telefoni ugahamagara Jore ugahuza nuko ariyo nzira Imana yari yaguciriye yuko uzayabonera kuri Jore akishyura runaka akishyura Jeni wagomba kwishyura bikabuko bigasohora ariko reka nkubwire mu gihe watsikamiwe nakagahinda watsikamiwe nawa mutima muwe watsikamiwe n'icyakudisappointinze wagomba kuba ari gukura amafaranga nta kintu ushobora gutekereza yo nkasanga umunezero nkasanga ari umuti w'ibintu byinshi cyane rero uburyo ringa bikingira umutima wawe nuko nyine ko uburenze umunezero ugufashije gutambuka icyaka kubabaje kikagutsikamira kikaguherana ukagitsindisha umunezero reka nk'uwe nk'urugero wamenye ko Jore yakuvuze nabi wamenye ko Jore bakubwiye ngo Jore yakuvuze nabi uzi ibintu yakuvuze uzi amagambo yakuvuze uzi ukuntu yakuvuze Jore yakuvuze nabi yakuvuze ariko yakwangije yakuvuze ABCD cyangwa ntanakubwira ibyo yakuvuze yaba mubeshyere yaba avuga ukuri cyangwa bya bitana harahimba ahubwo gusa akubwira yakubwira cyo kumva umutima uratsikamiye kumva umutima urababaye Jore ukuntu namwizeraga Jore ukuntu numvaga ari umuntu wanjye Jore wanze ugatsikamirwa ukajya hari ukabo kubabara gusa ugashira oye dore ukuntu ari ingabo rero ikingira umutima wawe umuganwa araje narababwiye nzajya nkoresha amazina yanjye sinkeneye kujya nkoresha y'abandi ejo bikazahuza nuko koko uri wawe wundi wakoze cya kindi gihuye n'icyo navugaga ugasanga bibaye umwikomoti Jore akajya kuvugira imbere ya kamera ibyanjye ko nabonye abantu iyo ufite ikintu cyo wayikoze muri wowe hari ubwo ipfunwe rigukubita ugahora wumva ko ni wowe yavugaga kandi yenda anavuga n'undi nawe wamukoreye icyo ngicyo cyangwa aranatanga urugero gusa nta n'uwabimukoreye ariko kuko wiyizeho ko icyo kintu wagikoze ipfunwe rigakwica ahubwo ukabikuramo uburakari tubonye ngo Jore ajya hariya ajya kuvuga yuko nyamara reka rero mpindure nyivuga amazina yanjye aba ariyongera gute aba ariyo nkoresha ubinyemerere ko narabibasabye tajya nkoresha Jore nkoresha umuganwa nkoresha mu maganza niyo mazina yanjye kuri abandi bashobora kuba ari nabwo bwa mbere bakurikiye yenda Iyi Channel noneho rero uburyo ringa bigukingira umuganwa araje akubwiye ayo magambo aho kugira ngo ubabare kuva utazi naho biturutse umunezero uzamutse muri wowe ukabona igisubizo mu bwira ukavuga ati nibyo Jore yavuze nibyo yibyo umuga nibyo Jore yavuze okay niba yarabivuze ariko nakazi ke giye ibyo bintu simbizi cyangwa niba unanabizi ukavuga uti jewe tubivugana twavugaga iki n'iki none niba yarabihinduyemo ikindi nakazi ke biramureba mwihorera ugafite ikindi cyo yarari buryo ubutsinze urugamba rukomeye cyane uko Satani akeneye ibyo akeneye yuko tugira uwo mutima ubabaye tugira umutima ubabaye uhora ubabaye utekereza ibyaguteye ako gahinda utekereza kuri wa muntu utindaho ngaho reka mbabwire iyo yagize umutima utinda mu bibi nukuri ntabwo nzi ko hari ikintu cyiza wageraho bikasaba yuko rero
numva ko kugira ngo ndinde umutima wanjye ibyawubabaza, mpore numva ko umutima wanjye ari cyo kintu gifite agaciro kurenza ikindi cyose, nuko nawurinda icyubabaza, nkaharanira cyane icyunezeza, kandi birashoboka. Ibaza umuntu kuzakubwira ibyo bigambo byose, waza ugaturi kugaseka bavuga uti nibyo yavuze, mwihorera uriya mukobwa ubwo nta kazi kubwo sinzi izo yari yanyweye, sinzi uko byari byamugendekeye byatumye uvuga. Na wa muntu ubwe ubikubwiye arakureba akavuga ati what's wrong with this person, come on, uyu muntu ni muzima ubundi, naho atabikubwira ako muri we I guess niko ahita atangira kwibwira akavuga kamutekerezeho neza, uyu muntu ni muzima, ndamubwira ibintu bibi bamukoreye agaturika agaseka kubera ko we yaratsinze. Igitwenge rero cyangwa umunezero cyangwa ibyishimo ni ukuri ni intsinzi ikomeye mu bintu byose, kandi ikatubera uburinzi bukomeye cyane ku mutima wacu, kuko burya umutima wawe ni ikintu cy'ingenzi cyane ukwiye kurinda. Ibyo byose rero uwo munezero navuze nta kindi cy'ukumarira gikomeye cyane cyane ni ukurinda umutima wawe. Icya kabiri nanone nuko ugufasha gutekereza neza, ugatera intambwe ukava kuri imwe ukajya ku yindi. Reka dufate urugero rw'abantu babana. Abantu babana mu rugo, umugabo n'umugore, iyo mudafite ayo mahoro muri mwe n'umunezero, mugahora n'umwiryane, mugahora mushwana, mugahora mufite umwiryane, reka mbabwize ukuri kw'Imana, ntacyo mugeraho, ntacyo mwageraho. N'iki se cyo mwageraho? Ntimuri bupangire ikintu kimwe, kuko mufite uwo mwiryane muri mwe umutima, naho mutanaryanye, naho mwaba mudafitanye, kubera gusa ko ufite wa mutima mubi, nta byishimo bibamo, nta munezero ubamo, wa mutima wawe uzahora utekereza ibibi kuri mugenzi wawe gusa, nta cyiza uzigera umubonaho. Ibyo rero bizatuma mudindira mu iterambere. Muzanshakira urugo rufite ibyo bibazo, ufite ibibazo, bahora bashyamiranye, nta munezero ubarimo muri bo, nta byishimo bajya bagirana, nta muzabashakire mu banyereke mutudo abangaba bakomeje gutera imbere nubwo bwose badafatanyije, nubwo bwose nta munezero bagira, nubwo bwose nta byishimo, muzabashakire mu banyereke, nzamenye yuko icyo ngicyo nanjye cyansinze. Kandi ibizamini biba hari byinshi, habaho igitsinda umuntu n'icyo atsinda, ubwo nawe nzamenya ko icyo kinsinze. Ariko jyewe sindabona aho abantu badafatanije batera imbere, ko buri umwe ahora ashakira undi mu bibi, undi agahora ashakira undi mu makosa, bigatuma icyo gihe ntacyo mugeraho. Ariko abantu bose babana mu rugo rumwe, bafite amahoro, bafite ibyishimo muri bo, bafite umunezero muri bo, ntabwo ari uko n'abari abamarayika, ntabwo ari uko hatabaho ibibababaza, ntabwo birahari. Umugore aba yakosheje cyangwa umugabo yakosheje, ariko bashobora kuba baricaye bakabyumvikanaho, cyangwa ari indwara y'umwe muri bo y'umunezero, akavuga ati jyewe yanahisemo kujya nezezwa n'ibiciye aha byose, byaba ibyakambabaje nkabitsindisha umunezero, byaba noneho binejeje byo nkaseka, yamahoro akagwira akiyongera muri jyewe. Bivuze iki rero? Bivuze ngo umunezero usanga ari uburinzi bukomeye ku mutima wanjye, kandi ngasanga ari ingabo ikingira umutima wanjye kuba wagira ibituma wagira depression, wagira gutekereza nabi. Icya kabiri, numva umunezero cyangwa ibyishimo cyangwa amahoro muri jye byamfasha cyane gutera intambwe nkava kuri imwe nkajya ku yindi mu ntekerezo, kuko intekerezo zanjye ziba zikeye. Uzumva ufite umunezero bituma utekereza ibintu byinshi cyane, akaburiya ngize buriya sinagira gutya, ese buriya ngize gutya ntabwo byamera bitya, ese buriya nciye aha ntabwo byagira. Ariko uzumva ufite ibyakubabaje, wicaye ukabitekerezaho gusa. Urabona Jore koko ngo avuga atya, urabona ngo Jore amemukire, umuhereza amafaranga ngo anzanire telefoni twumvikanye niyo ariyo, anzanire itariyo, urabona Jore ngo. Ubwo ni ukuvuga ngo nta kindi, uzicara uhere muri ako gahinda, uheranwe n'ako gahinda, uheranwe n'ibyo bibazo, n'ibyo bitekerezo bipfuye by'utekereza kuri Jore ibyo yagukoreye bibi bla 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 bla. Ariko
bizasoza usigaye hahandi ntabwo uzigera ugira aho ujya, uzasoza uri hariya. Rero nkajya inama ngo reka duharanire kugira umunezero muri twebwe, duharanire kugira amahoro muri twebwe, duharanire kugira ibyishimo muri twe. Nababwiye ngo twese aho tuva tukagera ntabwo ari abashakanye gusa bo naje kuganira nabo, nta nubwo njyewe uyu munsi navuze nganire n'abantu muri rusange. Waba uri umukobwa ufite ibikubabaje, ufite mugenzi wawe wakubabaje, cyangwa ufite umuvandimwe wakubabaje, cyangwa ufite ariko reka ngusabe ngo shakisha ukuntu wagira intsinzi iturutse mu munezero, biharanire kandi uzabigeraho. Rero reka nkubwire ngo umunezero ujye kuri jye nasanze ari umuti ukomeye w'ibibazo byinshi bikomeye. Umunezero nasanze ari ingabo ikingira umutima w'umuntu ukagira amahoro asesuye. Umunezero ni intsinzi mu bintu byinshi cyane byo tunyuramo, kuko turababaye pe, tubabaye se, yenda wowe niba nta byakubabaje simbizi, ariko jyewe mfite ibyambabaje, ariko nabitsindishije umunezero. Nabitsindishije umunezero, nkumva ndanezerewe, nkumva sinzi icyanejeje, kandi mu by'ukuri nuzuye ibintu byakambabaje. Abo tuziranye rero ugasanga arambwira atari ko wowe ukura hehe izo mbaraga? Niki gituma uhora useka, uhora unezerewe? Mu by'ukuri nkuzi neza, nzi neza ko wakuze, nzi neza abantu bavandimwe mwabanye, nzi neza. Hajye nkibaza nimbabara, nkahora nibuka ibyambabaje, nkahora n'urwo rutima rubi rukushutse, bizamfasha iki? Bizamfasha guhera hahandi nkaba ntabwo nzi ko buriya umunyorogoto, bizatuma mba nk'umunyorogoto, mpore nikururaho ngaho gusa, nikururaho singira honge. Rero reka mbasabe ngo tubyumve kimwe yuko umunezero ni ukuri ari ingenzi mu buzima bw'umuntu. Uzaturuka he rero umunezero? Umunezero nibaza yuko ahambere uturuka ni wowe, kuri wowe ubwawe, ni umwanzuro wawe wifatira, kavuga uti jyewe kama mbaya mu bintu ibyo ari byo byose, ibimbabaje ni byinshi, bigamije kumbabaza ni byinshi, dore nuriya nawe nizeraga nawe agamije kumbabaza, cyangwa dore ndetse namubonyeho ibimbabaza. Rero mpisemo guhora nezerewe, izuba ryava imvura yagwa, jye mpisemo guhora nezerewe. Ndabaha urugero rwanjye, jye n'iryo jambo n'umutware wanjye, umugabo wanjye arabizi, ni ikintu cyo njya mubwira ngo jyewe ndumva ubuzima bwanjye bwose nafashe gahunda yo kubaho nezerewe, kuko nasanze binkorera umuti, wa mugani w'abantu bari hanze bavuga ngo kuwukorera umuti, nanjye binkorera umuti guhora nezerewe. Si uko ntagira ibimbabaza, birahari byinshi bimbabaza, ariko jye nahisemo guhora nezerewe kandi birankorera cyane. So nasanze umunezero rero nta handi uzawutegereza. Umunezero ushobora kuwutegereza mu nshuti yawe, uyu munsi akakunezeza ariko ejo ikakubabaza. Umunezero ushobora kuwutegereza mu bavandimwe bawe, uyu munsi bakakunezeza ariko ejo bakakubabaza. Umunezero wawutegereza mu muturanyi, wawutegereza mu mukorana, wawutegereza ariko bikaza gusoza nabo n'abantu, bikaza gusoza akubabaje, yenda ataranabigendera. Bivuze ngo nasanze ari umunezero nyawe, wowe ubwawe, ubusabane ufitanye n'Imana yawe, wowe ubwawe wenyine, ubusabane ugirana n'Imana yawe, niho uzakomora umunezero. Murambi babwira ngo ibyo twaganira hano cyose, inama yose twajya hano, ariko utaragira agakiza muri wowe, utarakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza muri wowe, ntacyo byakumarira. Mbabwije ukuri rero, ku Mana niho dukomora umunezero nyawo udafite ikivangiro, hatagize ikiwuvangira niho honyine, kuko kubera Imana iri muri wowe niho uzagira ibikubabaza, ukumva hari akantu kakwibutsa ngo ariko ibuka. Wakubitaha mu mutwe wawe mu ntekereza, ugasanga mu by'ukuri nta cyakakunejeje, ariko kubera Imana iri muri wowe, kubera icyicaro Imana ifite muri wowe, ukumva habaye inkomoko, habaye imbarutso y'umunezero muri wowe kandi ukanezera. Ikiwutera nta kindi rero ni ubushake bwawe ubwawe. Ubushake bwawe warangiza bwa busabane bw'ugirana n'Imana yawe, akari inkomoko y'iki? Y'umunezero wawe. Numva nta handi wakomora umunezero, ko iby'isi byose bituzengurutse, abatuzengurutse bose, ibituzengurutse byose,
habamo ibitunezeza hakabamo ibitubabaza, kugira ngo nzagire umunezero uhoraho uzamfasha gutsinda za ntambara byandi byose bigamije kumbabaza. Aha nizawukura ni ku Mana. Nanze umutima wanjye ahubwo ari umutima wanjye rero nezerwa igihe cyose, nezerwa kugira ngo nshobore kugira byinshi ngeraho kandi bizashoboka. Rero reka mbabwire ngo ushobora kuba ufite ibyakubabaje, ushobora kuba ufite abakubabaje, ariko umunezero ni wowe wenyine uzawigenera, kubera Imana iganza muri wowe, kuko nawe ubwawe ntabwo wakabishoboye. nanjye uri hano mvuga ntabwo nakabishoboye, kuko nanjye mfite ibyambabaza byinshi cyangwa n'ibyambabaje, ariko mbitsindisha umunezero. Rero nagira ngo nkugire inama ngo haranira cyane kumva umutima wawe uguwe neza, unezerewe, wishimye, nibwo uzagera kuri byinshi. Umutima ubabaye, umutima wuzuye agahinda, umutima wuzuye akababaro, umutima birawutsikamira intekerezo zawe, nazo zikabura ibyo kurya bituma zikura ngo zitekereze neza. Rero muvandimwe, nakugiraga inama ngo duharanire kubaho ubuzima bwishimye kandi bunezerewe, kugira ngo ejo n'ejo bundi jye nabonye ari nacyo kintu kidufasha. Agakiza ntabwo gahagije gusa, gira agakiza muri wowe kagusige bya byiza byose, za mbuto zose za mwuka wera. Ni uwo munezero, ni amahoro, ni ibyishimo, ni ukuvuga neza mugenzi wawe, ni uguharanira kugira neza mugenzi wawe, ni uguharanira ibyiza gusa. Byose rero nkumva ko bizakomoka kuri uwo mutima unezerewe. Ntabwo waba ufite umutima wabaye ngo ugambire kugira neza, ntabwo waba ufite umutima wabaye ugambiriye mugenzi wawe ibyiza. I don't think so. Sinibaza ko byashoboka, ahubwo wa mutima ubabaye ugutuma gusa nawe kubabara, ugatekereza gusa ibintu bikubabaza, ugasubira muri bya bintu. Ariko nkanjye nabonye intsinzi yanjye ikomoka mu munezero. Rero Imana yo mu ijuru idushoboze, kuko ibitubabaza ni byinshi, abatubabaza ni benshi. Umuvandimwe wizeraga, inshuti, umuturanyi, uwo musengana noneho. Rero reka nkubwize ukuri ngo ikizagutsindisha ni umunezero. Haranira rero kugira umunezero ukomoka kuri Kristo, nibwo uzaba uguwe neza, ni nabwo uzagera kuri byinshi, ni nabwo uzarama. Umunezero nibaza ko watuma umuntu arama, kubera kubayeho neza, uranezerewe. Umwaga n'umushiha nibaza yuko bishobora gutuma rwose umuntu arwara igifu, akabaho nabi, akavaho agapfa. Ntabwo ari uko abapfa bose atari uko bafite uwo munezero n'ibyishimo, habaho n'igihe cy'umuntu. Ariko ni ukuri pe, nibaza ko umunezero ari umuti mwiza w'ibibazo byinshi tugenda duhura nabyo. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha yuko inyigisho y'umunezero muwakiriye, kandi nzi neza yuko uwakiriye si umwami n'umukiza, ni ukuri yarize akaba afite ikimubabaza. Birashoboka cyane ko Yesu wawe undi we wizeye wamusubira imbere ukamubwira uti niwe nsaba umunezero, ko dore ndababaye, dore iki ngiki, dore iki cyaransinze kirantsikamira, ariko ndababaye. Nuko rero nejejwe no ku mwami w'abami ari kumwe nawe, kandi aza kugufasha icyo kibazo cyawe urimo cyatumaga utsikamirwa kikarangira, ubundi ukanezerwa. Imana yo mu ijuru duhana umugisha, kandi nzi neza yuko yamaze kubirangiza. N'isengesho ryose ngere buri muntu ngo anezerwe, aharanire cyane kunezerwa n'ubwo bwose bitoroshye, bizagufasha muri ubu buzima bwo turimo. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro. Twaganiraga ku munezero, twaganiraga ku byishimo. Umwami w'abami twasanze nta handi wakomoka mu mitima yacu, hahandi aho wicaye, aho utuye. Ariko nabyo bizaterwa n'uko ubwacu tuzaba twakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tukakwemera, tukakuha icyicaro kitavangiye, kitanduye, kidasimburwa. Nibwo bizashoboka yuko tuzabona umunezero ukwiriye mu mitima yacu. Yo guhora ku ngoma rero, iki ni ikiganiro cyo natekereje yuko mwami cyagira umumaro. Hari uwo cyagirira umumaro, hari uwari utsikamiwe n'akababaro n'agahinda, umutima we yumva uremererewe cyane, yumva umushuti we yaramubabaje bikomeye, yumva umuvandimwe yaramubabaje bikomeye, yumva afite ibintu byinshi bimutsikamiye bituma atanezerwa, bigatuma ahora azinze umunya, bigatuma ahora ababaye. Ariko nzi neza kuri Imana ijye dutsindishiriza.
mbasabiye umunezero, mbasabiye ibyishimo. Buri muntu wese wari ufite umutsikamiye byatuma yakwicwa na pressure, byatuma yakwicwa na depression, byatuma ibyo byose mwami icyababaje umwana wawe ahava akagera hirya no hino ku isi cyose mwami ndakwinze kugisimbuza umunezero. Urashoboye, niwe nkomoko y'umunezero wanjye, niwe nkomoko y'ibyishimo byanjye. Ibyinshi byagatumye ntishima, niwe wenyine wabyimuye uterekamo ibyishimo mu mutima wanjye, nkahora numva nezerewe, bigatuma mbivunguriraho n'abandi. Rero hamagariye gutabara buri umwe wese ukamusanga umutima we ukimuramo icyo ari cyo cyose cyari cyarahafashe intebe, ukimikamo intebe y'umunezero ugukomokaho, kandi nzi yuko bishoboka. Bizamubera ubutsinzi, bizamubera ingabo imukingira, kandi bizamubera igihe cyose inkomezi ituma ashobora gutera intambwe agatekereza ibindi byiza, gutera imbere bikoroha muri ubu buzima. Ndagushimiye uko ibyo birenze ndetse ibyo natuye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.